Ibisingizo bya Roho Mutagatifu. Nyagasani utubabarire, Kristo utubabarire, Nyagasani utubabarire, Kristo twumve, Kristo twiteho. Roho Mutagatifu ukomoka kuri Data no kuri Mwana, utubabarire. Roho wa Nyagasani, wowe mbere y'iremwa ry'isi warerembaga ku mazi kugira ngo uyahe imbaraga ntagatifu, utubabarire. Roho utuzamo ukatwigisha byose, utubabarire. Roho wahishuriye abantu b'Imana ibyo bagomba gukora, utubabarire. Roho uhamya ibyerekeye Yezu Kristo, utubabarire. Roho w'ukuri utwigisha ibintu byose, utubabarire. Roho watwikiriye Bikira Mariya akabyara ataretse kuba isugi, utubabarire. Roho wa Nyagasani wuzuye isi yose, utubabarire. Roho w'Imana uba muri twe, utubabarire. Roho w'ubuhanga n'uw'ubwenge, utubabarire. Roho w'ubujyanama n'uw'ubutwari, utubabarire. Roho w'ubumenyi n'ubusabane ku Mana, utubabarire. Roho w'igitinyiro cya Nyagasani, utubabarire. Roho w'ingabire zose n'uw'imbabazi, utubabarire. Roho w'imbaraga n'urukundo, utubabarire. Roho w'ubushyira mu gaciro, utubabarire. Roho w'ukwemera, w'ukwizera, w'urukundo n'uw'amahoro, utubabarire. Roho w'ubwicishe bugufi n'uw'ubumanzi, utubabarire. Roho w'ubwiza n'ubwiyoroshye, utubabarire. Roho ucengera mu mabanga y'Imana, utubabarire. Roho udusabira mu mivumero irenze imivugire, utubabarire. Roho wamanukiye kuri Yezu mu ishusho ry'inuma, utubabarire. Roho uduha kuvuka bundi bushya, utubabarire. Roho wuzuza urukundo mu mitima yacu, utubabarire. Roho uduha kuba abana Imana yihitiyemo, utubabarire. Roho wamanukiye ku bigishwa mu ishusho ry'indimi z'umuriro, utubabarire. Roho wasendereye imitima y'intumwa, utubabarire. Roho utanga ingabire zawe uha buri muntu uko wishakiye, utubabarire. Gira impuhwe utwumve utubabarire. Jya uturwanaho uturengere, utwumve utubabarire. Icyitwa ikibi cyose Nyagasani ukidukize, icyitwa icyaha cyose Nyagasani ukidukize. Ibishuko n'imitego ya shitani Nyagasani ubidukize. Ukwigerezaho n'ukwiheba Nyagasani ubidukize. Guhakana ukuri tuzi neza Nyagasani ubidukize. Uguhariranya no kuticuza Nyagasani ubidukize. Ubwandu bwose bw'umubiri n'ubw'umutima Nyagasani ubidukize. Irari ry'ubukozi bw'ibibi Nyagasani uridukize. Umutima mubi wose Nyagasani uwudukize. Girira ko ukomoka ku Mana Data no kuri Mwana, Nyagasani udukize. Girira ko Yezu Kristo yasamwe ku bubasha bwawe, Nyagasani udukize. Girira ko wamanukiye ku ntumwa, Nyagasani udukize. Ku munsi w'urubanza Nyagasani udukize, kugira ngo tubeshweho nawe kandi duhore dukurikiza amabwiriza yawe, utwumve turagutakambira. Kugira ngo duhore twibuka ko turi ingoro yawe, twirinde kuyitera ubusembwa, utwumve turagutakambira. Kugira ngo mu kubeshwaho nawe twirinde gukora ibyifuzo by'umubiri, utwumve turagutakambira. Kugira ngo twirinde kugushavuza, utwumve turagutakambira. Kugira ngo twihatire kwikomezamo ubumwe bwawe mu busobekerane bw'amahoro, utwumve turagutakambira. Kugira ngo twirinde kwemera roho mbi iyo ari yo yose, utwumve turagutakambira. Kugira ngo dushobore gushishoza niba roho zikomoka ku Mana, utwumve turagutakambira. Kugira ngo utwuzuzemo ukuri kw'ibitunganye, utwumve turagutakambira. Ntama w'Imana ukiza abantu ibyaha, udukize Nyagasani. Ntama w'Imana ukiza abantu ibyaha, utwiteho Nyagasani. Ntama w'Imana ukiza abantu ibyaha, utubabarire. Nyagasani ohereza roho wawe, aze guhindura isi beshya. Dusabe. Nyagasani turakwinginze,
gira impuhwe udusenderezemo roho mutagatifu wawe, kugira ngo twese tugendere mu bumwe bw'ukwemera, maze ububasha bw'urukundo rwe budutere imbaraga, twihatire gushyigikira ikigero cy'ubuhamya bwa Kristo. We mubana mugategekana mu bumwe bwa roho mutagatifu, mukaba Imana iteka ryose. Amen. Ngwino roho mutagatifu, maze urasirize mu ijuru ibishashi by'urumuri rwawe. Ngwino muhoza, ngwino tuyobore, ngwino mubyeyi w'abakene, ngwino mugabyi w'ingabire, ngwino